neza turabashuje twongeye kubaha ikaze kuri Secrets channel. Tubashimira ukuntu mukomeje kugenda mureba video zacu ebyiri zabanje. Aho video ya mbere yatubwiraga kuri cyo gitari cyari cyo ndetse n'amateka yayo, iya kabiri yaje itwereka itandukaniro hagati ya gitari n'ibindi bikoresho bifite imirya kugira ngo tubashe kwitandukanya. Iyi ngiyi rero twabahitemo kugira kumanza kumenya ibice bya gitari kugira ngo dutangire kwiga amanota neza ya gitari n'ibindi tubizi. Ni ukuvuga ngo rero ubundi gitari muri make igira ibice bitatu by'ingenzi. Ni ukuvuga ngo dufite aka gace guhera kuza hano niko bita head stock. Noneho kuva aha ngaha ukaza ukagera aha niko bita neck. Kuva aha ngaha iki ngiki noneho gisigaye nicyo bita body. Noneho buri gice nubwo ari bitatu by'ingenzi kigiye gifitemo utundi duce cyangwa se utundi components. Ni ukuvuga ngo nkuko muri kureba hano kuri head stock dufite utu twuma uri kutureba. Utu ni utuntu tw'ingenzi cyane. Kubera ko nitwo dukoresha turi kurega iyi mirya, kandi uri kubona yuko ari natwo dufashe iyi mirya ivuye kuri aka gace turaza kureba. Ni ukuvuga ngo utu rero batwita tuning machine cyangwa se tuners. Bita tuners cyangwa tuning machine. Aha, ni ukuvuga ngo rero ndikumva ari cyo gice twareba aha ngaha kuri head stock. Noneho tukaza kuri neck. Neck yuje aha ngaha utubona kano kantu k'umweru, kano gace k'umweru niko bita nati. Naka nati kenshi gakunzwe kuba gakoze mu gakoresho ka plastique cyangwa se mu gakoresho k'igufa, bone material. Ni ukuvuga ngo rero uri kubona yuko gafata iyi mirya kakayipositioninga in its position. Ni ukuvuga ngo kugira ngo udacuranga, nimba uri gucuranga hari ukuntu ugacuranga kenshi nk'abacuranga solo ugasanga agira aracuranze umurya abaye nk'ugira nk'usunika cyangwa ukurura, kugira ngo bitava muri position na kanati kaba kagize kaba karifasha. Ni ukuvuga ngo tukahita tuza noneho kuri utu twuma nitwo bita frets. Muri video zibanza twababwiye ko ni ukuvuga ngo aka kanya ariko bita frets. N'ubundi kitwa fret kubera ko hariho utu twuma, niyo mpamvu batwita frets. Aha noneho tukaza kubona kuri iyi neck yacu cyangwa kuri iyi neck yacu hari imirya ivuye kuri iki gice ikaza igafata hano kuri izi tuners cyangwa se kuri tuning machine. These are strings. Bita string. Noneho kuri iyi neck yacu ubona hariho uduce tubiri. Urebye hari iki ngiki giso cyenda gusa ikigina, noneho hakaba naka kumwe rukometseho. Aka kumwe rukometseho niko bita fingerboard cyangwa se fretboard, kubera ko niko gafasheho izi frets. Noneho iki giti nicyo bita neck. Noneho tuze kuri body yacu. Body yacu muri kubona iki dutangiriye aha. Muri kubona aka ngaka muri kukareba ari nako kari hano gafasheho gafasheho uyu mugozi. Ni ukuvuga ngo niko bambikaho akamaro kako ni ukwambikaho umugozi mu gihe uri gucuranga uhagaze uyambaye. Noneho tukaza kugira kuri solo uri kubona ko dufite dufitemo uyu mwanya wita cutway. Ni ukuvuga ngo uyu mwanya rero icyo umaze ni ugucishamo izi ntoki mu gihe uri gucuranga gitari kugira ngo ubashe kugera kuri iyi highest position y'iyi fretboard. Katariho bikaba bigeze nkaho kugira ngo uzane hano byakugora. Aha, noneho tukaza tukagira aka kantuze ka plastique k'umweru aka. Iki ngiki nicyo bita pick guide. Nicyo ushyiraho uri gucuranga ka guiding pick narakaberetse ka gakoresho muri video zibanza uko bacurangisha. Noneho tukaza tukagira utu muri kubona ko ari dutatu dusa batwita pickup selector. Batwita pickups kuko pickup selector nakangaka. Utu ni udu pickups. Ushobora kugira ga pickup kamwe bitewe na gitari yariyo tubiri cyangwa se dutatu, ariko solo nyinshi zikunze kugira dutatu. Ni ukuvuga ngo tumaze dutwara
electrical signal ziva kuri izi string. Mu gihe uri gucuranga ijwi riva kuri iki, riva kuri string kugira ngo rigende rijye muri loud speaker, nuko tuba ryatwawe n'iki n'izi pickups. Noneho iyi pickup selector ni ukuvuga ngo uri kumvamo to select, guhitamo. Ni ukuvuga ngo iyo uyihinduye ugenda uyihindura, ni ukuvuga ngo ubu ushaka guhitamo ese muri iyi pickup ni ubu ushaka guhitamo imwe kugira ngo ariyo ukoresha uri kugira iki, uri gucuranga, ari naho wumva amajwi agenda ahinduka. Noneho tukagira ngo utu tuntuze dutatu dufiteho volume tukagira na tone. Ni ukuvuga it is volume and tone. Ni ukuvuga ngo icyo tumaze ni ukuzamura iki nk'aka ngaka kanditseho volume. Mu gihe ndi gucuranga wenda tuvuge uri kumva volume mu byo uri kuvuga nkamanuye, uri kumva yuko volume igabanutse. Tone ni ukongera ese ivuge cyane cyangwa bigora. Noneho tukaza tukagira aka ngaka imirya iri gucaho ariko bita sando cyangwa se bridge, ikiraro. Ni ukuvuga ngo ni ikiraro iyi mirya icaho ivu ituyitsemo imbere kugira ngo ijye hariya kuri tuning machine. Noneho tukagira ahangaha muri kubona aka kanya uri kubona tubaye nk'abacomokoramo umugozi, niko bashyiramo iki, bacomekamo umugozi. Niko bacomekamo umugozi bakita iki, output jack. Ni ukuvuga ngo ibice bya gitari nkeka yuko ari ibyo ngibyo numumaro turawubonye. Ndakeka yuko mubyumvishe ubu ngubu. Noneho ntabwo wafata gitari ngo umuntu abashe kukubaza ibice byayo ngo bikunaniye. Ariko iyi ni solo kuri acoustic, hano ho haba hariho sound hole cyangwa se iki umwenge ijwi ricamo. Ntabwo body yayo inameze gutya, body yayo iba yorohereye, ntabwo iba iremeye nk'iki ngiki nka body ya solo. Murakoze cyane rero, reka mbashimire kuba mwakurikiranye video yacu. Mbibutse gukora subscribe, share, like, comment. Ni ukuvuga ngo muri video zikurikirana noneho tugiye gutangira isomo nyasomo. Noneho tureba amanota, turebe za ndirimbo twabasezeranyije. Murakaze neza, murarike iki inshuti zanyu n'abavandimwe baze birebera ibyiza by'icano. Murakoze cyane.